Reka dutangirane n'aya magambo agira ati nzagufata uri muzima cyangwa se uri umupfu nabwo nzagufata uri umurambo maze nkwereke utuntu twanjye nikorera. Undi nawe yahise amusubiza ati burya umwana ashobora gukina n'amabere ya nyina ariko burya ntago yakina n'ubugabo bwa se. Ayo ni amagambo yavuzwe n'abantu babiri cyangwa se abasirikari bakomeye cyane ndibuze kuza kukubwira ku musozo w'aya makuru nko ku munota wa 7 rwose uraza guhita ubisobanukirwa neza 5 siri 5. Reka twihuse cyane nkubwire yuko M23 yakoze ikintu kidasanzwe nanone ku ngabo za FRDC n'abarundi ahangaha muri Makobora. Si ibyo nanone gusa kuko M23 aka kanya ubu tuvugana iri gukora ibintu bidasanzwe muri Uvira aho hari hamaze iminsi bigaragara nkaho hatuje, ariko kuri aka kanya ubu tuvugana ikaba yamaze kuvumbura ibintu bidasanzwe cyane byari bimaze iminsi byihishe muri uyu mujyi wa Uvira. Guhera mu gitondo iyarubika itaranabika M23 nibwo yatangiye umugambi wayo yari imaranye iminsi wo kushyira mu bikorwa. Uyu mugambi rero umeze ute? Nuwuko aba barundi bari baramaze kwinjira hano muri Uvira mu buryo budasanzwe, mu buryo bw'amayeri ahambaye cyane. Kandi nanone reka nkubwire yuko izi ngabo z'abarundi zamaze gukonveka Antoine Felix Tshisekedi zikamwumvisha buryo ki bwose zishoboye, nawe akaba yaramaze kubyizera. Reka makuru yacu tuyarambure. Muri iki gitondo muri Uvira nibwo M23 yatangiye icyitwa amasuku yo gushakisha abarundi. Kugeza ku isaha y'isaa 4 nibwo M23 yari imaze gufata abagera muri 4 b'ingenzi bakomeye mu mugambi wari warateguwe n'izi ngabo za FDNB. Ni nako kandi kugeza ubu tuvugana imaze gufata abagera muri 12. Ese byagenze bite kugira ngo aba bantu bose bafatwe cyangwa se M23 itangire iyi operasiyo? Iyi operasiyo yatangiye ubwo abarundi babonaga M23 ifashe Uvira. Nibwo bize amayeri yo kwinjira muri Uvira bakaza ari abasivile total. Ariko mu kwinjiramo baravuze bati ese M23 niramuka ituvumbuye tuzirwanaho gute? Ibyo nabyo nibyo ngiye kuza ngusobanura muri makeya. Aba barundi bakimara kwinjira baje binjiye ari abasivile bazanywe n'ibintu bigera muri 3 ngiye kuba nakubwira. Icyambere kwari ukumenya umubare w'abasirikare bari muri Uvira wa M23. Icya kabiri kwari ukumenya ibirindiro bikomeye cyane bya M23 aho bigiye biherereye. Icya gatatu kwari ukumenya muvoma zabo zose bakora, bavuye hano ya masaha bagiye ahangaha, bagiye kurya, bagiye koga, barabyutse, baraye kuri patroyi, basimburanye gute gutya na gutya. Ibyo byose nibyo byari byarabazanye ahangaha muri Uvira. Kuva Uvira yafatwa kugeza kuri iki gihe M23 nibwo igiye yakora ayo masuko. Ariko imbarutso yabyo ni iyi. Imbarutso yabyo ni abakobwa babiri baburiwe irengero, kandi abo bakobwa babiri bakaba bari bafitanye ihuriro rya hafi na M23 mu kubagezaho amakuru yo muri quartier, mu byaro, mu mujyi. Ndetse sabo bakobwa babiri gusa, hari n'abandi, ariko abo bakobwa babiri nibo babaye intandaro. Aba barundi rero bakoze ikosa rimwe. Iyo babonaga umuntu wese ufite aho ahuriye na M23 bahitaga ko bamushimuta. Iyo babonaga ko ari umuntu wafi cyangwa se akaba afite icyo azi kuri M23 bahitaga bamujyana, bakamujyana mu mazu yabo aho bacumbitse, bakajya kumubaza 1 2 3 nguko. Rero abo bakobwa bakimara kubafata nibwo M23 yahumutse ku maso iravuga iti ese aba informa bacu cyangwa abaduha amakuru bareko tumaze iminsi igera kuri iyi ngiyi tutababona. Nibwo rero batangiye gukora iperereza
kuri iyi nshuro ya none rero iki gitondo nibwo batangiye gusaka mu mazu yose bagenda bashakisha, bari bamaze nabo iminsi bagenzura bareba ese ni bande batwinjiye, byagenze gute, nabo bagize amakuru amwe n'amwe bagwaho. Kuri uyu munsi wa none ubwo bazindutse mu mazu bagenda bafata bamwe na bamwe bari bamaze iminsi bakeka, uwo babonye bakamukubita kandoye, bakamukubita ipingo tayari hariya nuko. Ariko nanone icyaje gukurikira nuko ibice bimwe na bimwe bakoremo amasuku cyangwa se uko gusaka humvikanye amasasu rero nayahe nta yandi. Amasasu na yuko aba basirikare b'u Burundi bigize abasivili bari baramaze nabo gutegura buryo ki bwose ubwo bazaba batatswe bazagira gute bazirwanaho. Nibwo rero bagiye bazanaga amabunda, utubunda dutoya bakadutaba mu nzu, ibiki n'ibiki. Abo rero basanze mu nzu nibwo rero bagize gute batangiye kwirwanaho. Ahanga rero bikaba byatangijwe n'umusirikari umwe cyangwa se uwigizwe umusivili ari umusirikari w'umurundi ubwo atumvikanaga n'abari baje gusaka bareba ati se hano bimeze gute mutubwira ibi nibi. Ubwo rero batumvikanaga nibwo yagiye mu nzu abwira bagenzi be, arabwira ati noneho katubayeho nta yandi mahitamo dufite uretse kuba twakegura imbunda tugatangira guhangana nabo. Ngiyo rero inkomoko y'ayo masasu yumvikanaga muri Uvira mu bice bimwe na bimwe kugezana n'ubu, ariko M23 iracyari gushakisha abandi. Nanone kandi reka nkubwire yuko ku magambo nari ntangije nkubwira aba bantu abavuze ngo waba uri muzima waba wapfuye nzagufata uri umurambo wawe ngira uko nkugenza nawo mbanze imverifiye neza ko wapfuye nawo nkuhereza ibihano bikomeye cyane. Undi nawe akamubwira ngo burya umwana yakina n'amabere ya nyina ariko ntago yakina n'ubugabo bwase. Aba rero nta bandi ninde nuwo bita Generali Ruboya uyoboye igisirikari hariya muri Ituri. Undi nawe akaba yitwa Toma Rubanga uyoboye umutwe witwa CRP. Uyu rero Ruboya, Generali Ruboya uyoboye iki gisirikari nibwo yohererezaga ubutumwa abwira uyu Ruboya ati ibyo mwigira byose, ibyo wakora byose aho ngaho turagufite turakuziye. Mwibuke neza ko mu minsi yashize bakozanyijeho uyu Toma Rubanga bakamukura mu birindiro bye bakamwirukanamo akajya gufata ibindi birindiro ahandi, ariko nanone uyu mujenerali yamwibukije n'umujinya mwinshi aramubwira ati ibyo wigira byose ndakuziye. Undi nawe aramubwira ati burya bya bindi mwakoze burya si buno rero wikina kuko hari ikindi natwe tugufitiye. Ngayo nguko rero reka mbashimire mbifurize kugira ibihe byiza, mwebwe mukomeza kudukurikirana aho muherereye ahariho hose, naho mu yandi makuru no mu zindi update ndi kugenda mbakusanyiriza